ntabwo Imana iri kure yawe, Imana iri hafi yawe. Imana iri hafi yawe, iri hafi yawe cyane. Ihora iruhande rwawe, ihora ikwitayeho, ihora ikurinze, ihora ikubungabunga, ihora ikugira inama. Nubwo hari igihe ujya uyisuzugura, ariko Imana iragukunda, ihora hafi yawe. Inzira wowe utabona, uburyo udatekereza, Imana yakwihishurira. Imana yacu ni Imana yihishurira abantu. Urumva hano ngo Uwiteka abonekera Aburahamu. Wowe jya ushaka Imana gusa, uyishakire mu byanditswe byera, uyishakisha amavuta usenga, uyishake wiyiriza ubusa, uyishake wera imbuto, uyishake ushaka ibiyinezeza, uyishakisha kuyivugira, uyibere umwambasaderi, ukora umurimo w'Imana amanywa na nijoro. Imana yacu ijya yiyereka abantu bayo. Haleluya! Ni Imana idahemuka. Imana isezeranye ikintu igira gute? Iragisohoza. Iyo uvuganye n'Imana, haleluya, Imana yacu yiteguye gukora icyo yagusezeranije. Abantu bazagutenguha, systeme zizagutenguha, philosophe du monde zizagutenguha, ibyo abantu batekereza bizagutenguha, ariko humure, Imana ntizagutenguha. Uko byagenda kose, Imana ntizagira gute? Ntizagutenguha. Ni Imana idahemuka ku masezerano yayo. Iyo nzira zitagihari, Imana ibigifite icyo gukora. Haleluya! Imana ibigifite icyo gukora. N'iyi nzira zitagihari, haracyari inzira mwene data. Hari igihe nawe ureba ukabona ibintu biracitse, ukabona inzira zararangiye, ukabona nta n'ibigishoboka, ukajya uvuga ngo ni nyuma ya zero, ngo sinkibona icyo gukora, ngo ubu byarandangiranye. Oya, komeza wizere Imana, wicogora. Ufite Imana itananirwa, ufite Imana idacogora, ufite Imana idacika intege, ufite Imana itabura uko igenza. Irakuzi, iragukunda, irakuzirikana, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Niyo abantu bakureka, yo ntabwo izakureka. Iyo abandi babuze uko bagira, iba igifite inzira nyinshi cyane zirenga 1000. Imana iba igifite ibyo gukora iyo we ntacyo gukora ufite. Iba igifite inzira nyinshi iyo we nta nzira ukibona. Imana iba igifite icyo gukora iyo we byakurangiranye. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo ibintu bitunanira ku Mana biba bigishoboka. Iyo tutabona inzira, Imana ibibona inzira nyinshi. Iyo tubona ubutayu, Imana ibibona n'imigezi muri bwo. Haleluya! Iyo tubona imisozi, Imana ibishobora kuyitegeka ikika, tukabona ikibaya. Iyo tubona inyanja zihindurije, Kristo azambura ikiganza kimwe gusa, imiraba igatuza, inyanja zigatuza. Ni Yesu ucecekesha inyanja zihorera, ni ucecekesha imiraba, ni ucecekesha imiyaga. Nta kintu na kimwe kidashobokera Imana yacu. Haleluya! Imana ishimwe. Ibidashobokera abantu ku Mana bigira gute? Birashoboka. Wicika intege mwene data. Yamajwe aza kubwira ngo urapfuye, ngo birarangiye, ngo ntacyo uzigezaho, ngo abantu bose barakwanga. Nimba bakwanga bihorere, ufite Imana igukunda kandi igukunda ishobora byose. Ngo dore wowe, ngo nta nzira zihari, nta rembo rikinguye, nta wakuvuganira, nta wakurengera. Humura, Imana yawe ishobora byose. Jya ukomeza uyizere. Haleluya! Jya ukomeza uyizere n'igihe utabona uburyo, n'igihe utabona inzira. Amen. Komeza wizere Imana n'igihe utabona inzira, n'igihe utabona uburyo, n'igihe ubona bikakaye, n'igihe ubona wihebye, n'igihe ubona biremereye, n'igihe ubona ubuzima bwagucanze bwuzuyemo ibigeragezo byinshi. Humura, Imana irahari. Imana irazika kubaza ngo mbese hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Haleluya! Reka nkubaze, urarwaye? Humura, nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Uwiteka niwe mukiza wawe. Imana ituremeye kugira ngo duhure tuganire ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Reka rero dutangire dusenga Imana. Mana, turagushimiye ko dukunda kandi twitaho. Urakoze cyane ko turemeye uyu mwanya mwiza w'umugisha. Dutumiye umwuka wawe ngo azabane natwe, imbaraga z'ijuru zibane natwe. Iri jambo ryo tugiye kumva rirakomeye kuturuta, uduhe kurisobanukirwa no kuryumva.
tukugirireho umugisha mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Murakaza neza bene data muri gahunda nziza yo gutega amatwi ngo twumve icyo umwami Imana avugana natwe. Ikaze kuri mwese. Uyu munsi rero nk'uko mubizi tugeze ku gice cya 18 cy'itangiriro. Itangiriro igice 18 tugiye gusoma duhereye ku murongo wa mbere. Aravuga ngo Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu. Yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka arabasanganira yikubita hasi. Aravuga ati, Databuja, niba nkugiriyeho umugisha ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe, ahubwo bazana utuzi mwoga ibirenge muruhukira munsi y'igiti, kandi nanjye mbazanira utwo kurya mwice isari mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu. Baramusubiza bati, ubigenze uko uvuze. Aburahamu arihuta yinjira mu ihema asanga Sara. Aramubwira ati, tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza uvugemo imitsima. Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo, azana ikimasa cyoroshye cyiza, agiha umusongozi we, arihuta aragiteka. Yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse abishyira imbere yabo, abahagarara iruhande munsi ya cya giti bararya. Baramubaza bati, Sara umugore wawe ari he? Arabasubiza ati, ari mu ihema. Undi aramubwira ati, iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyare umuhungu. Sara byumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyari akijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati, ko maze gukecura nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye akaba ashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati, niki gishekeje Sara? Akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho, Sara abyara umuhungu. Maze Sara arahakana ati, sinsetse, kuko yatinyaga. Aramusubiza ati, oya urasetse. Imana ishimwe cyane. Aya magambo dusomye rero bene data urumva ni amagambo atangaje. Buriya hari igihe ikigeragezo cy'umuntu nyine iyo kimaze igihe umuntu ageraho akumva nyine byaragoranye, ni ikibazo gikomeye. Urumva Sara arabona ashaje, biramugoye kwemera iby'Imana ivuze. Reka turebe aya magambo tuyitegereze. Iyi mirongo 15 y'igice cya 18 itangiriro. Tangira igice cya 18. Urumva hano uyo uhereye kuri uyu murongo wa mbere n'uwa kabiri, aho honyine duhita dusangamo isomo rikomeye bitubwira ko Imana ibonekera abantu. Imana ishobora kukwihishurira wowe mu buryo bwayo, mu buryo butangaje, mu buryo udatekereza. Imana yacu ishobora kukwihishurira. Ni Imana yihishurira abantu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Inzira wowe utabona, uburyo udatekereza, Imana yakwihishurira. Urumva hano ngo Uwiteka abonekera Aburahamu ngo kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Ngo yari yicaye mu muryango w'ihema ku manywa y'ihangu. Yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka arabasanganira yikubita hasi. Aburahamu yagize ishurirwa, abona aba ntago ari abantu basanzwe, abona si abantu basanzwe, abona ni Imana imusuye. Ni Imana imusuye ije muri iyi shusho. Ni Imana iherekejwe n'abamarayika
abona ntabwo ari abantu basanzwe, amenya ko ari abantu bavuye mu ijuru. Imana ishimwe. Imana yacu ni Imana ishobora kwiyereka abantu. Amen. Ni Imana ishobora kwiyereka umuntu wayo. Imana ishobora kukwiyereka mu buryo udatekereza, kandi n'ubu tuganira Imana yongere kwiyereke. Yarakwiyeretse umunsi yaguhaga agakiza, yarakwiyeretse umunsi wumva ubutumwa bwiza, yarakwiyeretse umunsi gutabara mu bibazo. Reka nkubwire, Imana yacu ishobora kwiyereka abantu mu buryo butandukanye. Igitwiyereka mu ijambo ry'Imana, ikatwiyereka ku manywa na nijoro, ikatwiyereka iciye mu nzozi, ikatwiyereka iciye mu mayerekwa, ikatwiyereka iciye mu buhanuzi, ikatwiyereka iciye muri convictions zitandukanye, ikatwiyereka iciye mu bantu bacu, ikatwiyereka iciye mu bigisha b'ijambo ry'Imana, ikatwiyereka iciye mu baturanyi bacu, ikatwiyereka iciye mu byaremwe. Imana ifite ubushobozi n'ubutware bwo kwiyereka abantu bayo. Imana igitwiyereka, ukajya wicara ukavuga ngo ni ukuri nabonye Imana. Hano Imana yaraje isura Aburahamu. Aba bantu baje nk'abashyitsi basanzwe, ariko Aburahamu bitegereje abantu ntabwo ari abashyitsi basanzwe. Imana ishimwe. Imana ishobora kwegera umuntu wayo rero ikamwiyereka. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mu buryo ishaka, ntabwo Imana iri kure yawe, Imana iri hafi yawe. Imana iri hafi yawe, iri hafi yawe cyane. Ihora iruhande rwawe, ihora ikwitayeho, ihora ikurinze, ihora ikubungabunga, ihora ikugira inama. Nubwo hari igihe ujya uyisuzugura, ariko Imana iragukunda, ihora hafi yawe. Imana iraza ikiyereka abantu bayo. Haleluya. Imana ishimwe. N'uyu munsi Imana irushaho kukwiyereka. Imana ihabwe icyubahiro. Buriya rero ntabwo twategeka Imana ngo Imana ica muri iyi nzira yiyereka abantu. Oya, ifite inzira zirenga 1000 ishobora gucamo ibiyereka. Wowe jya ushaka Imana gusa, uyishakire mu byanditswe byera, uyishakisha amavuta usenga, uyishake wiyiriza ubusa, uyishake wera imbuto, uyishake ushaka ibinezeza, uyishakisha kuyivugira, uyibere umwambasaderi, ukora umurimo w'Imana amanywa na nijoro. Imana yacu ijya yiyereka abantu bayo. Haleluya. Hano Imana iraje isuye Aburahamu, iramwiyeretse. Imana iramubonekera ngo Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu. Yubura amaso abona abagabo 3 bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka arabasanganira yikubita hasi. Ubundi birabujijwe kuramya umuntu, ariko yarabitegereje aravuga ngo ntabwo bari abantu basanzwe, iriya ni Imana ingendereye. Kuramya Imana biremewe. Aragenda yikubita imbere. Imana ishimwe cyane. Imana ukuntu yaje rwose mu ishusho y'aba bagabo. Imana ihabwe icyubahiro. Iki ni ikintu gikomeye rero dukwiriye kuzirikana. None ikindi nkunda Aburahamu, akunda kwakira abantu. Ahita agenda arabwira ati mwabashyitsi mwe, rwose reka tubazanira amazi mwoga ibirenge, reka tubazanire. Baratangira barateka, ngo aragenda baga ikimasa, bashaka amata, bakaranga inyama, baraza. Imana ishimwe. Bakira abashyitsi, bararya baranezerwa. Ariko Aburahamu mbanza yari n'umukire, umuntu wakiriza abashyitsi ikimasa. Umushyitsi kugusura ukabaga ikimasa, ikimasa z'ukuntu gihenze. Ikimasa kirahenze. Ikimasa kiri kugura $1,000. Ikimasa kirahenze. Miliyoni n'igice cyangwa irenga. Ikimasa by'amanyarwanda y'iki gihe muri 2026. Ikimasa kirahenze. Ariko Aburahamu aragenda abaga ikimasa, yakira abagabo 3. Ariko birika tubwira ngo ni Imana yari yamusuye mu ishusho y'aba bagabo. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo arabakira, aranezerwa, abakirana umutima mwiza. Buriya rero ubundi umukristo wese bakwiriye kugirira ishyaka. Hano harimo isomo rikomeye cyane. Buriya umukristo akwiriye kuba hari umuntu ugira ishyaka n'umwete byo kwakira abashyitsi, ugira urukundo, ugira urugwiro, ku buryo rwose wumva wakoresheje imbaraga zawe zishoboka, icyo utakoze kikabona kitashobokaga. Aburahamu nawe yari umuntu ukunda kwakira abashyitsi.
Imana ishimwe. Hanyuma ariko bano bashyitsi bagiye kubakira asanga ni Imana yamusuye, asanga ntabwo ari abashyitsi bo mu isi, ni abashyitsi bo mu ijuru bamusuye. Imana ishimwe. Ariko yabakiriye neza, yabakiriye neza uhereye hano ku murongo wa 2 ukaza ukageza ku murongo wa 8. Urabona rwose yarabakiriye, bararya, baranywa, baraganira, abazanira amazi ngo bakarabe ibirenge. Yakundaga kwakira abashyitsi. Reka nkubaze, nawe ujya ukunda kwakira abashyitsi? Wumva ukunda kwakira abashyitsi? Imana ishimwe. Ujya ukunda kwakira abashyitsi? Aburahamu yakiriye bano bashyitsi, ariko birangira bamubereye abashyitsi b'umugisha. Birangira bamubereye abashyitsi b'umugisha. Nimwitegereza murabibona, bano bashyitsi Aburahamu yakiriye bamubereye abashyitsi b'umugisha. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero dukomeze. Ubwo iryo somo rirakomeye. Irindi somo mbona dukwiriye kwigamo hano nuko buriya Imana n'indahemuka ku masezerano yayo. Mwitegereza hano ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10 ibintu Imana ivuga. Ngo baramubaza bati, Sara umugore wawe ari he? Arabasubiza ati, ari mu ihema. Undi aramubwira ati, iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugarukaho uri. Sara umugore wawe abyara umuhungu. No kumubwira ngo mu mwaka utaha nk'iki gihe umugore wawe azabyara. Ni Imana idahemuka. Imana isezeranye ikintu igira gute? Iragisohoza. Iyo uvuganye n'Imana, haleluya, Imana yacu yiteguye gukora icyo yagusezeranije. Abantu bazagutenguha, systeme zizagutenguha, philosophie du monde zizagutenguha, ibyo abantu batekereza bizagutenguha, ariko humure, Imana ntizagutenguha. Uko byagenda kose Imana ntizagira gute? Ntizagutenguha. Ni Imana idahemuka ku masezerano yayo. Iracyavuga ko izatanga umwana muri uru rugo nubwo bo babona byarangiye. Sara ibi bintu arabyumva agaseka. Kumva ngo nzabyara ku myaka 90, umukecuru w'imyaka 90 yabyaye he? Ntabwo byashobokeraga abantu, ariko ku Mana birashoboka. Imana ishimwe. Imana ikabitsindagira, ikabitindaho, ikavuga nubwo Imana yatinda ntibivuze ko ibyo yavuze bitazasohora. Kubera iki? Ni Imana isezeranya, kandi ibisezeranye ikagira gute? Ikabisohoza. Haleluya. Iyi ni Imana irinda isezerano. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Ni Imana irinda isezerano. Iki ni ikintu gikomeye dukwiriye kuzirikana. Ni Imana y'indahemuka. Twebwe turahemuka, twe turacogora, twe turananirwa, twe tugira intege nke, ariko Imana yo ni Imana irinda isezerano. Iyo ivuze ikintu no kugikora iragikora. Iyo yemeje ikintu siyo igutenguha, ni wowe uyitenguha. Si iguta, ni wowe uyita. Imana ishimwe. Ni Imana idahemuka. Amen. Iracyasubiramo isezerano yabwiye Aburahamu na Sara ko izatanga umwana w'umuhungu, umwana uturutse mu nzira nziza, umwana w'umugisha, umwana uvutse kwa Sara. Imana iracyabisubiramo nubwo imyaka ibaye 90, nubwo Aburahamu ashaje, nubwo Sara atakijya mu mihango, nubwo Sara abona byararangiye, iyi nzira zitagihari, Imana ibigifite icyo gukora. Haleluya. Imana ibigifite icyo gukora. N'iyi nzira zitagihari. Haracyari inzira mwene data. Hari igihe nawe ureba ukabona ibintu biracitse, ukabona inzira zararangiye, ukabona nta nibigishoboka, ukajya uvuga ngo ni nyuma ya zero, ngo sinkibona icyo gukora, ngo ubu byarandangiranye. Oya, komeza wizere Imana, wicogora. Ufite Imana itananirwa, ufite Imana idacogora, ufite Imana idacika intege, ufite Imana itabura kwigenza. Irakuzi, iragukunda, irakuzirikana, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Niyo abantu bakureka, yo ntabwo izakureka. Imana iracyareba Sara na Aburahamu, umwe imyaka 90, undi imyaka 100, ariko Imana yanize kubabwira ngo nzakugarukaho umwaka utaha uzabyara. Umukecuru w'imyaka 90 n'umusaza w'imyaka 100 Imana ikababwira ngo muzabyara. Kubera iki? Ni Imana ibivuze. Hano rero biba bisaba ko wizera Imana. Burya nujya wavuganye n'Imana, ujye wizera ko iyo nyine itazagutenguha.
niyo abantu bagutenguha. Imana buriya gutinda kuvuga ngo yatinze, ubundi se ko Imana iratinda? Oya, ku Mana nta gutinda kubaho. Imana nyine igihe cyayo kiba ari cyo gihe cyiza gikwiriye. Imana ishimwe cyane. Iyi 15 y'itangiriro ngewe yanejeje cyane, Imana ishimwe. Imana yacu ntabwo itenguha. Sara arabyumva agaseka, Sara nta kibishyikira. Hari igihe umuntu yumva atagishyikira ibintu, ariko Imana yiba igifite icyo gukora. Ntabwo Imana ikangwa no gusaza, ntabwo Imana ikangwa nuko imihango itakiza. Bivuze ngo umubiri wa Sara wari umubiri utagishobora kubyara, wari umubiri utakijya mu mihango, wari umubiri wacuze. Ariko Imana yo, haleluya, ntabwo ku Mana bacura, ntabwo ku Mana birangira, ntabwo Imana igira deadline. Ntabwo ijambo ntibigishobotse, ntabwo rikora imbere y'Imana, ntibigishobotse imbere y'Imana, ntibaho. Byararangiye, iyakire, uzipfire gutyo. Oya, Imana yo ibigifite inzira, ibigifite icyo gukora iyo tutabona icyo gukora. Imana ishimwe. Rero nuba ufite ibintu usengera, ntugacogore, ntugacike intege, ujye ukomeza wizera Imana. Niyo byaba bigaragara ko byarangiye mu maso y'abana b'abantu, ariko Imana jya ukomeza uyizere, jya ukomeza uyisenge, jya ukomeza uyihamagare, jya ukomeza uyitumbire, ntabwo izagutenguha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nakunze rino jambo Imana yabajije Sara na Aburahamu ku murongo wa 14. Muhitegereze ukuntu havuga. Mwitegereze umurongo wa 14, itangirira ibice 18, umurongo wa 14. Haravuga ibintu byiza. Imana ntabwo itenguha bene data. Ni inshuti nziza idashobora namba gutenguha abantu bayiringira. Mwitegereze, ni inshuti nziza idashobora gutenguha abantu bayiringira. Mwitegereze ku murongo wa 14 hari ikibazo ngo hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho, Sara byara umuhungu. Hari ikinanira Uwiteka? Hari ikintu kidashoboka imbere y'Imana iyo igihe cy'Imana cyageze? Igisubizo ni uko ntacyo. Imbere y'Imana nta kintu kidashoboka. Iyo igihe cy'Imana cyageze, ibintu birashoboka. Imana ishimwe. Nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Iryo ni ijambo ryiza ry'umugisha dukwiriye kuzirikana, tukaryumva ko nta kintu kinanira Uwiteka mu gihe cyagize gute? Mu gihe cyashyizweho. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Yego. Hanyuma rero Sara yarasetse ati ndashaje. Oya, ariko Imana yaramurebaga ikabona Sara kubyara birashoboka. Iyo ibintu bitunanira ku Mana biba bigishoboka. Iyo tutabona inzira, Imana ibibona inzira nyinshi. Iyo tubona ubutayu, Imana ibibona n'imigezi muri bwo. Haleluya. Iyo tubona imisozi, Imana ibishobora kuyitegeka ikika, tukabona ikibaya. Iyo tubona inyanja zihindurije, Kristo azambura ikiganza kimwe gusa, imiraba igatuza, inyanja zigatuza. Ni Yesu ucecekesha inyanja zihorera, ni ucecekesha imiraba, ni ucecekesha imiyaga. Nta kintu na kimwe kidashobokera Imana yacu. Haleluya. Imana ishimwe. Ibidashobokera abantu ku Mana bigira gute? Birashoboka. Wicika intege mwene data. Yamajwe aza kubwira ngo urapfuye, ngo birarangiye, ngo ntacyo uzigezaho, ngo abantu bose barakwanga. Nimba bakwanga bihorere, ufite Imana igukunda kandi igukunda ishobora byose. Ngo dore wowe, ngo nta nzira zihari, nta rembo rikinguye, nta wakuvuganira, nta wakurengera. Humura, Imana yawe ishobora byose. Jya ukomeza uyizere. Haleluya. Jya ukomeza uyizere n'igihe utabona uburyo, n'igihe utabona inzira. Amen. Komeza wizere Imana n'igihe utabona inzira,
n'igihe utabona uburyo, n'igihe ubona bikakaye, n'igihe ubona wihebye, n'igihe ubona biremereye, n'igihe ubona ubuzima bwagucanze bwuzuyemo ibigeragezo byinshi, humura, Imana irahari. Imana iraza ikakubaza ngo mbese hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Haleluya. Reka nkubaze, urarwaye? Humura, nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Uwiteka niwe mukiza wawe. Urakennye? Humura, ibiri mu isi byose ni ibye. Komeza umutumbire, umwiringire, azakubera igisubizo. Afite akazi, afite igishoro, afite business ideas, afite ibintu byinshi byiza yakora ugasubizwa. Ikikuremereye kikava mu nzira. Nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero dukomeje n'amagambo akomeye. Imana ifite ubushobozi burenze cyane ubw'umwana w'umuntu. Ibyo tubona ko bidashoboka ku Mana biba bigira gute bishoboka? Ngo tubona bidashoboka ku Mana birashoboka. Ngo twe tubona nta nzira, Imana ifite inzira. Humura, wowe ubona byaragucanze, ubona warisuzuguye, ubona wariyakiriye, ubona rwose wumva byararangiye, ariko humura, Imana yawe ifite inzira. Imana iragukunda, Imana ikwitayeho, Imana igusure, Imana ikwiyereke. Uko yiyeretse Aburahamu mu kigeragezo cyari kibagoye, bari bamaranye imyaka myinshi, imyaka 90 kuri Sara, imyaka 100 kuri Aburahamu. Ntabwo cyari ikigeragezo cyoroshye, ariko Imana yacu ikaza ngo Sara, umwaka utaha uzabyara, no gutakijya mu mihango. N'ibindi bibazo ufite nawe ubitekereze gutyo, ufite Imana ishobora byose. Ujye wicara uvuge, nujye no gusenga ugenda uvuga ngo njyewe Imana yanjye ni Imana itananirwa. Biratubwira ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, ngo bazagwa rwose, ngo abasore bazagwa rwose, ngo ariko abategereza Uwiteka ngo bazagenda be kunanirwa. Haleluya. Ngo bazagurukisha amababa yo gucogora. Abantu bategereza Uwiteka ntibazananirwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Jya utegereza Uwiteka ntugacogore. Tegereza Uwiteka ntujye mu byaha. Tegereza Uwiteka ntiwicire inzira z'ibyaha, inzira zitarimo gukiranuka, inzira z'amanyanga, inzira z'ubujura, inzira zirimo za ruswa, inzira zirimo ibintu bidakwiriye. Oya, ntukazice. Jya utegereza Imana. Jya utegereza Imana, uce mu nzira zitarimo ibyaha. Haleluya. Imana ishimwe mwene data. Imana ishimwe. Rero ikindi dukwiriye kumenya, Imana izi ibitekerezo dutekereza. Reba, Sara yari yiherereye atekereza ibintu, Imana biramuvumbuye. Sara urasetse, ati sinsetse. Urahakana sha Imana yakubonye. Dufite Imana tudashobora kwihisha, sibyo? Sara yasekiye mu ihema, Imana iba yamubonye ko yasetse, yayisetse, yabisetse. Dufite Imana ikureba, dufite Imana indeba. Imana ikureba ku manywa, Imana ikureba nijoro, Imana ikureba aho abantu bakuzi, ikureba aho batakuzi. Imana ireba n'ibitekerezo. Niyo uri mutekereza ibintu bipfuye, ujye umenya ngo Imana irakureba. Jya wirinda gutekereza ibintu bipfuye, jya wirinda ibitekerezo bipfuye, jya wirinda ibitekerezo birimo amanyanga, jya wirinda ibitekerezo birimo ubugome, jya wirinda ibitekerezo birimo ubugambanyi, jya wirinda ibitekerezo birimo ubujura, jya wirinda kugambirira kwiba, jya wirinda kugambirira guhemuka, jya wirinda ubuhemu, jya wirinda ubusinzi n'ubusambanyi n'ibindi byose bisa bityo n'umwanda wose no mu bwonko bwawe ujye ubirinda. Jya urinda ibitekerezo byawe, kubera ko nibyo utekereza Imana ibibireba. Iyo uri gutekereza ibintu bibi bipfuye, Imana ibigira gute? Ibikureba. Rero Imana ikureba utekereza ibintu bipfuye by'amafuti, uba urimo yirumbira, ntukarumbire Imana. Kubera ko irakureba, nta hantu wayihisha. Sara yagiye mu ihema, Sara arabyumva agaseka, Sara nta kibishyikira. Hari igihe umuntu yumva atagishyikira ibintu, ariko Imana ye igifite icyo gukora. Ntabwo Imana ikangwa no gusaza, ntabwo Imana ikangwa nuko imihango itakiza. Bivuze ngo umubiri wa Sara wari umubiri utagishobora kubyara, wari umubiri utakijya mu mihango, wari umubiri wacuze. Ariko Imana yo, haleluya, ntabwo ku Mana bacura, ntabwo ku Mana birangira, ntabwo Imana igira deadline.
ntabwo ijambo ntibigishobotse, ntabwo rikora imbere y'Imana, ntibigishobotse imbere y'Imana, ntibaho, byararangiye, iyakire uzipfire gutyo. Oya, Imana yo iba igifite inzira, iba igifite icyo gukora iyo tutabona icyo gukora. Imana ishimwe. Rero nuba ufite ibintu usengera, ntugacogore, ntugacike intege, ujye ukomeza wizera Imana. Niyo byaba bigaragara ko byarangiye mu maso y'abana b'abantu, ariko Imana jya ukomeza uyizere, jya ukomeza uyisenge, jya ukomeza uyihamagare, jya ukomeza uyitumbire, ntabwo izagutenguha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nakunze rino jambo Imana yabajije Sara na Aburahamu ku murongo wa 14. Muhitegereze ukuntu havuga, mwitegereze umurongo wa 14, itangirira ibice 18, umurongo wa 14. Haravuga ibintu byiza. Imana ntabwo itenguha bene data, ni inshuti nziza idashobora namba gutenguha abantu bayiringira. Mwitegereze, ni inshuti nziza idashobora gutenguha abantu bayiringira. Mwitegereze ku murongo wa 14, hari ikibazo ngo, hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho, Sara abyara umuhungu. Hari ikinanira Uwiteka? Hari ikintu kidashoboka imbere y'Imana iyo igihe cy'Imana cyageze? Igisubizo ni uko ntacyo. Imbere y'Imana nta kintu kidashoboka. Iyo igihe cy'Imana cyageze, ibintu birashoboka. Imana ishimwe. Nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Iryo ni ijambo ryiza ry'umugisha dukwiriye kuzirikana tukaryumva, ko nta kintu kinanira Uwiteka mu gihe cyagize gute? Mu gihe cyashyizweho. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Yego. Hanyuma rero Sara yarasetse ati ndashaje. Oya, ariko Imana yaramurebaga ikabona Sara kubyara birashoboka. Iyo ibintu bitunanira ku Mana biba bigishoboka. Iyo tutabona inzira, Imana ibibona inzira nyinshi. Iyo tubona ubutayu, Imana ibibona n'imigezi muri bwo. Haleluya. Iyo tubona imisozi, Imana ibishobora kuyitegeka ikika tukabona ikibaya. Iyo tubona inyanja zihindurije, Kristo azamura ikiganza kimwe gusa, imiraba igatuza, inyanja zigatuza. Ni Yesu ucecekesha inyanja zihorera, ni ucecekesha imiraba, ni ucecekesha imiyaga. Nta kintu na kimwe kidashobokera Imana yacu. Haleluya. Imana ishimwe. Ibidashobokera abantu ku Mana bigira gute? Birashoboka. Wicika intege mwene data. Yamajwe aza kubwira ngo urapfuye, ngo birarangiye, ngo ntacyo uzigezaho, ngo abantu bose barakwanga. Nimba bakwanga bihorere, ufite Imana igukunda kandi igukunda ishobora byose. Ngo dore wowe, ngo nta nzira zihari, nta rembo rikinguye, nta wakuvuganira, nta wakurengera. Humura, Imana yawe ishobora byose. Jya ukomeza uyizere. Haleluya. Jya ukomeza uyizere n'igihe utabona uburyo, n'igihe utabona inzira. Amen. Komeza wizere Imana n'igihe utabona inzira, n'igihe utabona uburyo, n'igihe ubona bikakaye, n'igihe ubona wihebye, n'igihe ubona biremereye, n'igihe ubona ubuzima bwagucanze bwuzuyemo ibigeragezo byinshi. Humura, Imana irahari. Imana irazika kubaza ngo mbese hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Haleluya. Reka nkubaze, urarwaye? Humura, nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Uwiteka niwe mukiza wawe. Urakennye? Humura, ibiri mu isi byose ni ibye. Komeza umutumbire, umwiringire, azakubera igisubizo. Afite akazi, afite igishoro, afite business ideas, afite ibintu byinshi byiza yakora ugasubizwa. Ikikuremereye kikava mu nzira.
nta kinaniro Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero dukomeje n'amagambo akomeye. Imana ifite ubushobozi burenze cyane ubw'umwana w'umuntu. Ibyo tubona ko bidashoboka ku Mana biba bigira gute bishoboka? Ngo tubona bidashoboka ku Mana birashoboka. Ngo twe tubona nta nzira, Imana ifite inzira. Humura. Wowe ubona byaragucanze, ubona warisuzuguye, ubona wariyakiriye, ubona rwose wumva byararangiye, ariko humura, Imana yawe ifite inzira. Imana iragukunda, Imana ikwitayeho, Imana igusure, Imana ikwiyereke. Uko yiyeretse Aburahamu mu kigeragezo cyari kibagoye, bari bamaranye imyaka myinshi, imyaka 90 kuri Sara, imyaka 100 kuri Aburahamu, ntabwo cyari ikigeragezo cyoroshye. Ariko Imana yacu ikaza ngo Sara, umwaka utaha uzabyara, no gutakijya mu mihango. N'ibindi bibazo ufite nawe ubitekereze gutyo, ufite Imana ishobora byose. Ujye wicara uvuge, nujya no gusenga ugenda uvuga ngo njyewe Imana yanjye ni Imana itananirwa. Biratubwira ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, ngo bazagwa rwose, ngo abasore bazagwa rwose, ngo ariko abategereza Uwiteka ngo bazagenda be kunanirwa. Haleluya. Ngo bazagurukisha amababa yo gucogora. Abantu bategereza Uwiteka ntibazananirwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Jya utegereza Uwiteka ntugacogore. Tegereza Uwiteka ntujye mu byaha. Tegereza Uwiteka ntiwicire inzira z'ibyaha, inzira zitarimo gukiranuka, inzira z'amanyanga, inzira z'ubujura, inzira zirimo za ruswa, inzira zirimo ibintu bidakwiriye. Oya, ntukazice. Jya utegereza Imana. Jya utegereza Imana, uce mu nzira zitarimo ibyaha. Haleluya. Imana ishimwe mwene data. Imana ishimwe. Rero ikindi dukwiriye kumenya, Imana izi ibitekerezo dutekereza. Reba, Sara yari yiherereye atekereza ibintu, Imana biramuvumbuye. Sara urasetse, ati sinsetse. Urahakana sha Imana yakubonye. Dufite Imana tudashobora kwihisha, sibyo? Sara yasekiye mu ihema, Imana iba yamubonye ko yasetse, yayisetse, yabisetse. Dufite Imana ikureba, dufite Imana indeba. Imana ikureba ku manywa, Imana ikureba nijoro, Imana ikureba aho abantu bakuzi, ikureba aho batakuzi. Imana ireba n'ibitekerezo. Niyo uri mutekereza ibintu bipfuye, ujye umenya ngo Imana irakureba. Jya wirinda gutekereza ibintu bipfuye, jya wirinda ibitekerezo bipfuye, jya wirinda ibitekerezo birimo amanyanga, jya wirinda ibitekerezo birimo ubugome, jya wirinda ibitekerezo birimo ubugambanyi, jya wirinda ibitekerezo birimo ubujura, jya wirinda kugambirira kwiba, jya wirinda kugambirira guhemuka, jya wirinda ubuhemu, jya wirinda ubusinzi n'ubusambanyi n'ibindi byose bisa bityo n'umwanda wose no mu bwonko bwawe ujye ubirinda. Jya urinda ibitekerezo byawe, kubera ko nibyo utekereza Imana ibibireba. Iyo uri gutekereza ibintu bibi bipfuye, Imana ibigira gute? Ibikureba. Rero Imana ikureba utekereza ibintu bipfuye by'amafuti, uba urimo yirumbira, ntukarumbire Imana. Kubera ko irakureba, nta hantu wayihisha. Sara yagiye mu ihema ry'ibonaniro, aragenda akubita igitwenge aseka Imana, ati iriya Mana nibuze ibyo uvuga buriya kuko irabona biriya bishoboka. Imana iramureba ngo Sara kuki usetse? Aratangira ngo ntabwo nsetse. Oya, nakubonye wasetse, ariko nta kinanira. Haleluya. Nta kintu kinanira Imana. Reka nkubaze, hari ibintu uri gusengera? Senga nk'umuntu usenga Imana ishoboye byose. Haleluya. Senga nk'umuntu usenga Imana itananirwa. Fata ibyiringiro byawe ugende ubitereke muri Yesu, uvuge ngo naho abandi bazananirwa, Imana yanjye ntizananirwa. Haleluya. Tereka ibyiringiro byawe muri Yesu, usenga Imana itananirwa. Imana ishimwe. Isaka yagombaga kuvuka, kuko muri Isaka azabyara Yakobo. Yakobo abyare b'abana barimo Yuda, bakomeze bororoke bizagera kuri Dawidi, bikomeze bazakomeze bororoke mpaka na Yesu azavuke. Imana yari ibizi ko Sara agomba kubyara n'umukiza uzaducungura abona havukira. Erega buriya Satani yagenda agateza buriya bugumba, muteze ubugumba Yesu atazavuka, muteze atazavuka.
Satani akarwana intambara kugira ngo umugambi w'Imana utazasohora, ariko Satani ntabwo ari unesha, Imana niyo inesha. Iyo urugamba rubaye, Imana niyo inesha. Imana yivuze ngo nzaguha umwana, nzagukorera iki, nzakugeza aha, nzakuremera iki kintu, nubwo nta nzira ubona, nubwo nta cyanzu ubona, nubwo nta cyo gukora ufite, komeza wiringire Imana, uyitumbire wizeye yuko itazagutenguha. Haleluya! Ni Imana idashobora kugutenguha. Nubwo wagiye ugira intege nke kenshi, ariko ikomeje isezerano, humura. We ihano yigarukire. Sara yagiye agira intege nke mu bihe byashize, ariko Imana yikomeje isezerano. N'intege nke zawe wagize, wowe yigarukire gusa. Garukira Imana, Imana yo yiteguye gukomezanya nawe. Imana iragukunda. Nimba iratanze Yesu ngo apfe ku bwawe, ikintu gihenze Imana igira n'umwana wayo Yesu Kristo, uwo yaramutanze ngo ubone agakiza. Imana ubwayo yohereje umwuka wera ngo agushyigikire. Ni ikihe kindi kintu gifite agaciro kuruta umwana w'Imana wiyitanze ku bwawe? Ufite agaciro mu maso y'Imana ku buryo Imana yemera gutanga umwana wayo ngo apfe ku bwawe. Haleluya! Imana ishimwe. Komera ushikame, wicika intege, witentebuka, ambara imbaraga z'Imana, subirana kwizera, ambara kwizera. Umwami wagukunze akagupfira, n'iki kindi atazakora ku bwawe? Ni ikihe kigeragezo ufite azabura kugutabaramo? Ariko nanone ujye uhagarara nka Saduraka, Meshaki na Abedenego. Bajyaga bavuga ngo turabizi Imana ishobora byose, niyo yadukiza cyangwa ntidukiza turakomeza tuyizere. Nawe rero komeza wizere Imana, kuko ifite igisubizo cy'ikibazo cyawe, kandi igisubizo giturutse ku Mana cyiza, aricyo cyari gikwiriye, cyiza aricyo cyiza. Imana ishimwe. Mwakoze kubana natwe muri Bible study. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha. Mana wakoze kubana natwe, izina ryawe rishimwe kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tuje imbere y'ubwiza bwawe Mana, turagushimira ko uri Imana itadutenguha, uri Imana itatureka, uri Imana itureba, uri Imana itwitaho, uri Imana izi ibidukwiriye, uri Imana izi ibyatugirira umumaro. Iyo tutabona inzira, Mana wowe uzibona. Iyo tudafite icyo gukora, Mana wowe ufite icyo gukora. Iyo tutabona Mana inzira, tubona imigezi isuma, tubona imiraba, tubona imiyaga, tubona imiriro, tubona ibigeragezo, tubona intambara, uri Imana ihagararana natwe, uri Imana igumana natwe. Ijambo ryo riratubwira ngo uri ubuhungiro bwacu, uri n'imbaraga zacu. Ngo ariko si ibyo gusa, ngo uri n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, mu ntambara zacu. Uri umwami uturwanirira, uri umwami utwitaho, uri umwami utazadusiga, uri umwami utazatureka, uri umwami utazaduhana, uri umwami uturinze, uri umwami utugose, uri umwami utwitayeho, uri umwami utirengagiza abagutumbira. Abaguhanga amaso twese turashinganye, abashyize ibyiringiro byacu muri wowe Kristo turashinganye, abagutegereza nk'umwami turashinganye, abagutumbiriye turashinganye, abagutegereza turashinganye. Haleluya! Ongera ushimwe Mana, ongera uhabwe icyubahiro. Sengeye mwene data turi kumwe muri iyi gahunda, umwambike imbaraga. Mwene data turi kwiganira ijambo ryawe, mwambike imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zitwibutsa kuko uri Imana itananirwa, imbaraga zitwibutsa kuko uri Imana yo kwiringirwa, imbaraga zitwibutsa yuko uri Imana yo kwizerwa, imbaraga zitwibutsa yuko uri Imana itadusiga, Imana itivuguruza, Imana itadutererana, Imana itatureka twenyine, Imana igumana natwe, Imana igendana natwe, Imana ikorana natwe, Imana idukunda. Niyo abisi batwihakana, niyo abantu batwihakana, uri Imana itazatureka. Dawidi yigeze avuga ngo naho data na mama bandeka, ngo Uwiteka azandarura. Naho aba hafi batureka, naho Mana isi itatubanira, uri umwami utazadutererana, uri umwami utazadusiga. Waravuze ngo uzaduheka, ngo imvi zacu zizarina z'uburuyenzi ukiduhetse. Waravuze ngo uzagendana natwe, waravuze ngo uzakorana natwe, waravuze ngo uzagumana natwe, waravuze ngo ntuzadusiga, waravuze ngo twitayeho. Uzi intambara zacu, uzi ibigeragezo byacu, uzi ibibazo byacu,
uzi ingorane zacu, uzi ibitugoye, uzi ibitunaniza, uzi ibituremerera. Uri igisubizo cyacu, ni wowe gisubizo cyacu. We wemeye kudupfira, ugatanga ubuzima bwawe ku musaraba, ukatubera incungu, ukatwikorerera ibyaha, ukatwikorerera intimba, ugahanwa mu cyimbo cyacu. Nta kintu utazakora ku bwacu. Niwongere ushimwe, uhabwe icyubahiro, utugirire neza. Rero twese twongere tukubone, tukumve, tubone ineza yawe, tubone urukundo rwawe, wongere utugirire neza. Urakoze kurunga amadukuna kandi twitayeho byose tubisabye twizeye mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu. Urakoze. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha bene data, naho ubutaha. Amen, 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 amen. Bye bye. Imana ishimwe. Iyo abandi babuze uko bagira, iba igifite inzira nyinshi cyane zirenga 1000. Imana iba igifite ibyo gukora iyo wowe ntacyo gukora ufite. Iba igifite inzira nyinshi iyo wowe nta nzira ukibona. Imana iba igifite icyo gukora iyo wowe byakurangiranye. Imana ihabwa icyubahiro. Kubita igitwenge aseka Imana ati iriya Mana nibuze ibyo uvuga buriya kuko irabona biriya bishoboka. Imana iramureba ngo Sara kuki usetse? Aratangira ngo ntabwo nsetse. Oya, nakubonye wasetse ariko nta kinanira. Haleluya. Nta kintu kinanira Imana. Reka nkubaze, hari ibintu uri gusengera? Senga nk'umuntu usenga Imana ishoboye byose. Haleluya. Senga nk'umuntu usenga Imana itananirwa. Fata ibyiringiro byawe ugende ubitereke muri Yesu, uvuge ngo naho abandi bazananirwa, Imana yanjye ntizananirwa. Haleluya. Tereka ibyiringiro byawe muri Yesu, usenga Imana itananirwa. Imana ishimwe. Isaka yagombaga kuvuka kuko muri Isaka azabyara Yakobo. Yakobo abyara abana barimo Yuda, bakomeze bororoke bizagere kuri Dawidi, bikomeze bazakomeze bororoke mpaka na Yesu azavuke. Imana yari ibizi ko Sara agomba kubyara n'umukiza uzaducungura abona havukira. Erega buriya Satani yagenda agateza buriya bugumba, muteze ubugumba Yesu atazavuka, muteze atazavuka. Satani akarwana intambara kugira ngo umugambi w'Imana utazasohora. Ariko Satani ntago ari unesha, Imana ni yinesha. Iyo urugamba rubaye, Imana ni yinesha. Imana yivuze ngo nzaguha umwana, nzagukorera iki, nzakugeza aha, nzakuremera iki kintu, nubwo nta nzira ubona, nubwo nta cyanzu ubona, nubwo nta cyo gukora ufite, komeza wiringire Imana, uyitumbire wizeye yuko itazagutenguha. Haleluya. Ni Imana idashobora kugutenguha. Nubwo wagiye ugira intege nke kenshi, ariko ikomeje isezerano. Humura, we ihano yigarukire. Sara yagiye agira intege nke mu bihe byashize, ariko Imana yikomeje isezerano. N'intege nke zawe wagize, wowe yigarukire gusa. Garukira Imana. Imana yo yiteguye gukomezanya nawe. Imana iragukunda. Nimba iratanze Yesu ngo apfe ku bwawe, ikintu gihenze Imana igira n'umwana wayo Yesu Kristo, uwo yaramutanze ngo ubone agakiza. Imana ubwayo yohereje umwuka wera ngo agushyigikire. Ni ikihe kindi kintu gifite agaciro kuruta umwana w'Imana wiyitanze ku bwawe? Ufite agaciro mu maso y'Imana ku buryo Imana yemera gutanga umwana wayo ngo apfe ku bwawe. Haleluya. Imana ishimwe. Komera ushikame, wicika intege, witentebuka, ambara imbaraga z'Imana, subirana kwizera, ambara kwizera. Umwami wagukunze akagupfira, n'iki kindi atazakora ku bwawe? Ni ikihe kigeragezo ufite azabura kugutabaramo? Ariko nanone ujye uhagarara nka Saduraka, Meshaki na Abedenego. Bajyaga bavuga ngo turabizi Imana ishobora byose, niyo yadukiza cyangwa ntidukiza turakomeza tuyizere. Nawe rero komeza wizere Imana, kuko ifite igisubizo cy'ikibazo cyawe, kandi igisubizo giturutse ku Mana kiza aricyo cyari gikwiriye, kiza aricyo cyiza. Imana ishimwe. Mwakoze kubana natwe muri Bible study. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Mana wakoze kubana natwe, izina ryawe rishimwe kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro.
tuje imbere y'ubwiza bwawe Mana. Turagushimira kuko uri Imana itadutenguha, uri Imana itatureka, uri Imana itureba, uri Imana itwitaho, uri Imana izi ibidukwiriye, uri Imana izi ibyatugirira umumaro. Iyo tutabona inzira Mana wowe uzibona, iyo tudafite icyo gukora Mana wowe ufite icyo gukora, iyo tutabona Mana inzira, tubona imigezi isuma, tubona imiraba, tubona imiyaga, tubona imiriro, tubona ibigeragezo, tubona intambara, uri Imana ihagararana natwe, uri Imana igumana natwe. Ijambo ryo riratubwira ngo uri ubuhungiro bwacu, uri n'imbaraga zacu, ngo ariko si ibyo gusa, ngo uri n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, mu ntambara zacu uri umwami uturwanirira, uri umwami utwitaho, uri umwami utazadusiga, uri umwami utazatureka, uri umwami utazaduhana, uri umwami uturinze, uri umwami utugose, uri umwami utwitayeho, uri umwami utirengagiza abagutumbira. Abaguhanga amaso twese turashinganye, abashyize ibyiringiro byacu muri wowe Kristo turashinganye, abagutegereza nk'umwami turashinganye, abagutumbiriye turashinganye, abagutegereza turashinganye. Haleluya! Wongera ushimwe Mana, wongera uhabwe icyubahiro. Sengeye mwene data turi kumwe muri iyi gahunda, umwambika imbaraga. Mwene data turi kwiganira ijambo ryawe, umwambika imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zitwibutsa kuko uri Imana itananirwa, imbaraga zitwibutsa kuko uri Imana yo kwiringirwa, imbaraga zitwibutsa yuko uri Imana yo kwizerwa, imbaraga zitwibutsa yuko uri Imana itadusiga, Imana itivuguruza, Imana itadutererana, Imana itatureka twenyine, Imana igumana natwe, Imana igendana natwe, Imana ikorana natwe, Imana idukunda. Niyo abise batwihakana, niyo abantu batwihakana, uri Imana itazatureka. Dawidi yigeze avuga ngo naho data na mama bandeka, ngo Uwiteka azandarura. Naho aba hafi batureka, naho Mana isi itatubanira, uri umwami utazadutererana, uri umwami utazadusiga. Waravuze ngo uzaduheka, ngo imvi zacu zizarina z'uruyenzi ukiduhetse. Waravuze ngo uzagendana natwe, waravuze ngo uzakorana natwe, waravuze ngo uzagumana natwe, waravuze ngo ntuzadusiga, waravuze ngo twitayeho. Uzi intambara zacu, uzi ibigeragezo byacu, uzi ibibazo byacu, uzi ingorane zacu, uzi ibitugoye, uzi ibitunaniza, uzi ibituremerera. Uri igisubizo cyacu, ni wowe igisubizo cyacu. Wewe wemeye kudupfira, ugatanga ubuzima bwawe ku musaraba, ukatubera incungu, ukatwikorerera ibyaha, ukatwikorerera intimba, ugahanwa mu cyimbo cyacu. Nta kintu utazakora ku bwacu. Niwongere ushimwe uhabwe icyubahiro, utugirire neza. Rero twese twongere tukubone, tukumve, tubone ineza yawe, tubone urukundo rwawe, wongere utugirire neza. Urakoze kuri umwami dukunda kandi twitayeho, byose tubisabye twizeye mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu. Urakoze. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha bene data, naho utaha. Amen, amen. Bye bye. Imana ishimwe.